Yes, no gusubiza wakoze subscribe kuri Password Media. It's your boy Idi Black Tokare Mucenga rupfungigama rero nyita password professional gafa. Uyu munsi ndaza ngiye nako kubaganiza kwanza. Ngiye kubaganiza ku kintu bita artist, Rwandan artist mo. Ubundi hari imico itagibura, hari imico nzi ko itabura habe na gake, cause culture hari ahantu nyine igushyira nyine tu hari ahantu igushyira bitewe na n'imico yawe nyine tu, umuco wawe ku giti cya pana culture nyine ino dusanga ngo nyine y'umuco nyarwanda, umuco wawe. So ngewe ni ibintu mazemo iminsi ndimo kubishakamo proof nyine ku muntu. Hari umuntu yigeze kwimbaza arambwira ati ese no kubera iki nyine muteye gutya. Arabimbaza arambwira ati no kubera iki muteye gutya, no kubera iki mwihariye kuri kano kantu nyine. Reka mpere kuri artist, Rwandan artist. Ndagenda manuka uko uragenda ubyumva ntape bari tape igika ku kindi. So nuko ngo hari artist, umuhanzi, hari umuhanzi mu by'ukuri mu bahanzi dufite inaha mu gihugu cy'u Rwanda twemera kandi tunakunda, barimo style ebyiri. Hari umuhanzi donc uri class, udependinga class arimo bitewe na urugero. Reka mbaho urugero nka Bruce Melody, ukageranya Bruce Melody na Meddy, cyangwa se Bruce Melody na The Ben. Donc iyo ubashyize ku rupapuro wenda ushaka kugereranya class mvuga, urabibona neza cyane ko badahuje umwanya nyine, bitewe n'uko abantu benshi babafata ntago bari class bihura, bitewe n'ubuzima babayemo cyangwa se ubwo bacivinze nyine tu. So kuri projet habamo bita director, habaho assistant director, hakabaho bita DOP, hakabaho bita gaffer, hakabaho nakwita location manager, hakabaho undi bita manager actually, hakabaho aho bita reka mvuge ko ari umufigira. Ni benshi ariko ni abafigira cyangwa se figura ushaka kwanabyita vixen, kuko ni umuntu waje nyine aje gukora indirimbo nta nubwo anayizi, waje kwa acting. Ntago ari umwactress cyangwa umwactrice, umwacteur cyangwa umwactrice plutôt, kuko ntago ari iby'umwuga nyine, ntago ari iby'umwuga. Nujya kwita acteur cyangwa umwactrice bitewe n'ikintu arimo, uzagira imyaka kimazemo cyangwa se nimba yagikoze yarakizeho. Yes, aba bantu uko bari hano hari undi muntu umwe yongeraho. Uwo muntu zaza rero, uyu muntu abashinzwe kubazengereza. Uyu nguyu reka tumwite X. Uyu muntu ushinzwe kubazengereza, then areba hano abantu babiri. Either ashobora kuzengereza umuntu bita director, ashobora kuzengereza umuntu bita gaffer, ashobora kuzengereza umuntu bita manager, ashobora no kuzengereza buri umuntu bita location manager. Azengereza ubundi abantu bane.
ubundi bano bantu banini baba bafite ni na titre kuri ntuza kuri tele, kuko ngiye kubabwira impamvu ari abano bantu ari bo nyine ruharwa kuri tele. Nukuvuga ngo director hari igihe mu Rwanda, ubundi mu Rwanda hari igihe uba usanga director yihaye imirimo yose, donc yashatse location, yagiye mu bintu kandi baba mwita professional director bo mu Rwanda inaha. Hari igihe usanga nyine ibyo babyigiriyemo, kandi still ukibaza ngo habuze iki, ni amafaranga niki. Impamvu ubwo ndimo kuvuga impamvu X twashyize ku ruhande aza kuzegereza director, amubwira ati director harabura imisumari, director harabura amarangi, director harabura imbaho, director harabura, nyine akamubwira ibintu byinshi bura. Kandi director, reka tuvuge ko director bamuhe 1 million. 1 million 1 million nukuvuga ngo director afite hano araza guhaho ibintu ndimo kubabwira for sure, niko bimeze inaha mu gihugu. Aziranye na assistant director ni wenda ni umushiti we basanzwe bakorana mu kazi. Muri ino miliyoni araza kumuhamo ibihumbi wenda tuvuge 100. Yes, DOP araza kumuhamo amafaranga wenda nawe ibihumbi 100. Aba bantu bariyumva byahataye, ntabwo baba bari hasi cyane. Noneho abundi umuntu araza guhembwa ndera ni Vixen, abo ni se Figira. Vixen nawe araza guhembwa amafaranga 50, donc hagati ya 30 na 40, hagati ya 30 na 40. Kumva location manager nawe araza guhembwa. Location manager ahembwa akenshi location manager ahembwa ibihumbi 100, hagati ya 50 n'100. So nukuvuga ngo hari abantu hano batahembwe, harimo manager nyine batanze amafaranga, donc ntabwo bagomba guhembwa, birumvikana. Hakazamo ni wowe wenyine manza, nibagiwe, hakazamo gafa nono ubura rero gera kuri gafura seko urangire. Gafa buriya akenshi abagafa benshi batwara ibihumbi 20, 20k cause reka ngiye ndaza kubabwira n'impamvu z'ibi bintu. Aya mafaranga rero reka tuyateranye 30, 60, 50, 80. Okay, hano ni amafaranga 300. Ukumva hano amafaranga 300 muri miliyoni imwe, urasigana amafaranga 700. Aya mafaranga rero haraza kuvamo direct, ubundi ikintu buri abagiye kwishyuza wenda yo kweditinga ndeka tuvuge ko ari urudesa. Okay, nono color grading reka tuvuge ko ari urugitano. Buruse typography so barayishyuza. Typography akenshi ntabwo bajya, ariko reka nyishyireho typography ni ibihumbi 50 ya. Okay, muri bihumbi 700 reka dukuremo, reka ndebe 350, 400, 700. Reka nkuremo cartridge, hasigaye 300.
ibi bihumbi rero 300 director araza kubyiharira abyishyiremo renting and so on. Yeah. Iyi summary nkoze nta kindi gamije, ahubwo ndashaka kubereka uburyo imibare yo mu Rwanda ubundi akenshi mu ba director ibimeze, havuyemo abantu bamwe na bamwe mujya mugenda mwumva bavuga, ariko kugira ngo nanone uzabone project ya miliyoni 100, ibyo bavuga nyine miliyoni 50, miliyoni 30, miliyoni 20 man. Donc muri bano ba director bakomeye, umuntu uba mu nzu ya menshi ntago arengeje ya Troas. I know what man, nyine ntago arengeje inzu ya 100 nyine, nta muntu umwe uba mu nzu ya miliyoni. No mu kwezi ashobora kugira project wenda, nk'enye 3 cyangwa 5 wenda. Mu bantu bakora ama ONG wenda niho navuga ko bari hejuru y'utu tuntu, ariko nanone nabo ntago bari hejuru cyane. Noneho ukibaza ngo ubu director nk'uyu nguyu ari kuri tele, ari ibintu yifashijemo. Nk'uyu X nababwiraga, uyu nguyu ntago abarahembwa ibihumbi 10. Uyu we nushinzwe kubazengereza gusa, nushinzwe kubabwira ubugoryi bwinshi cyane, bacanga atinze ibintu kugira bidakorwa. I don't know what a kind. Yes, I don't know what a kind, cause yuko aba bantu bose ubusanga akenshi mu bahanzi bakuze baba bafite abantu benshi kuri tele, wenda utarebye neza bashobora no kugutesha umutwe. Ariko ngiye nkibaza kubera iki, why mu Rwanda umuntu ajya kwa interview akavuga ati ngewe bampaye miliyoni 20 na zingahe, nazo vugisha ukuri, bagutwara iki? Niki bagutwara? Tuvugisha ukuri. Umuntu agenda hari akavuga ngo ngiye nakoze indirimbo ya miliyoni 5, miliyoni 10. Harije abantu bari kuri tele akenshi uraranganyijemo amaso mu bantu bundi baba bagaragara kuri hariya kuri tele y'ahantu baba barimo gushutingira. Sinzi nimba mujya mureba neza, uzazuminge ifoto yari yose ufite kuri tele, urebe look abantu baba bareba nyine kuri tele, nawe ubahe analyze nyine y'amafaranga bahawe. Akenshi indirimbo z'inyarwanda bazijyamo by'imikino nyine, ugasanga hari abantu 15, abantu bose 15 ntabwo bishyunga, harimo inshuti, dore ko bamwe baba bazanye ingama yoga ngiki. Man, as long as urubyiruko rw'u Rwanda rukennye, kubera ko baha agaciro inzoga kuruta umuntu. Ubu usanga nyine akenshi harimo abantu nk'umuntu baba wakoze set up y'abantu bitewe n'ibintu abantu barimo uzi, nk'amakosa menshi umuntu agenda akatinga muri video kubera yuko runaka yajemo akayica, kubera ko atishyuwe, kubera ko utuntu twinshi dutuma umuntu ashobora gukenga cyangwa se akabona ko harimo abantu bona baje gufana, kandi wenda iyo ndirimbo ari akazi. Indirimbo ashobora ari akazi k'umuntu, ashobora kuba ari iya Bruce Melody, ashobora kuba ari iya Pius, ashobora kuba ari iya Kenny Soul and so on. Ariko nyine ugasanga harimo ibintu bitamenya, ntago abantu baje kudoing job, ntago barimo gukora akazi nyine kabazanye, bibereye mu mayoga. Ugasanga nyine ibintu ku ruhande birajagaraye, bamwe bari seri abandi barajagaraye, ukibaza ngo what's wrong. Gusa ariko hari n'abaza baje mu kazi bakora ibyabo nyine nk'akazi bagahita bagenda. Hari igihe hari inkuru imwe nigeze kumva ndahantu runaka, se n'inkuru gusa, n'umuntu uza n'umuvixen
yararimo kuvuga ngo ngewe ayo mwanshyuye yarangiye ngereka mvemo ngende. Then umuhanzi abyumvishe, kandi umuhanzi yarishyuye amafaranga menshi. Icyo gihe aravuga ati uko abantu harimo kugenda bagabanuka gahoro gahoro, kandi buri muntu twagiye tumubarira amafaranga ye ku ruhande. Niba byaba ari ibiceri 3,000 5,000, ndakeka yuko umuntu atagiving up. Ariko icyo gihe abantu bagiye bagenda gake gake, setup irapfa bitewe n'abantu bari bakeya. Birangira ba bantu nyine bagiye bavuye kuri setup, kandi bagombye kuba bari kuri setup tugashotinga. Havamo ab'ingenzi nyine beza basa neza, babona yuko nyine bakoze indirimbo bavamo barataha. Rero byagaragaye nabi, n'umuhanzi nawe yareactinze nabi bitewe n'ibintu abonye. Ngiye mbone no kugayira abahanzi ari ukuntu umuhanzi aserera kuri set. Ubundi ibyo bintu yiza muziki nari nzi ko bitabaho, ariko nabonye ko bibaho koko, bibaho. Umuhanzi n'ubundi ntago umuhanzi yagombye umuhanzi kwanza ukivuga umuhanzi. Turebera kuri bakuru bacu inshuro nyinshi muri business, yaba muri business cyangwa se out of the business, turebera kuri bakuru bacu. Ariko nanone ugasanga ibintu dukora ntago birimo amafaranga, kandi ibintu bitarimo amafaranga abantu b'i Kigali naha barabinegrija cyane, barabipinga. Rero ugasanga akenshi harimo ababa baje kwirebera abakobwa beza, baje kwinywera amayoga, baje kurelaxa nyine mu buryo bugiye butandukanye, ariko still byitwa ngo bari mu ndirimbo, ariko ntago ari indirimbo baba barimo. Bari kwenjoyinga nk'uko ushobora, hari igihe n'indirimbo barambira ubundi bagahita banataha, cyangwa se ugasanga hari umuvixen wavuyemo yatashye kandi bamwishyuye. Still nyine abantu b'i Kigali, hari umudirector yagize kunganiza aramubwira ati ibi bintu bikoze hakurya iriya za Kenya cyangwa se ukabikora ahandi hantu, ushobora kwiruturuva wari ingumi ya A1 apana byandi bakubwira ngo ni maonesha. Ingumi ya iri serie man, ushobora kuvamo imirwano iri tayari, iri serie cyane. Akenshi ama setup dukora cyangwa se mood board akenshi twateguye tubikora 50%, ariko nanone agaciro k'indirimbo ukabonera mu ndirimbo bitewe n'amashusho urimo kureba imbere yawe, urakarebera ukakibwira. Ariko mu Rwanda niho hantu hambere udashobora kurokariza ishusho uvuga ngo hano barabahayemo, ngo babahayemo amafaranga ya nayo, kubera yuko ntago wamenya abantu amafaranga bakoreye mu gihe nabo ubwabo babaye indyarya. So hagati aho ngaho rero nko mu ndirimbo usanga benshi ni indyarya, baje kujoininga the guy bashaka kwinywera babuze proti. Niyo mpamvu nyine usanga indirimbo iri cheap, irimo udupeti dutoya tuvuye ku ishuri tudakoze homework. None ugasanga indirimbo ntabwo irimo gucuruza. Hari umuntu umwe wigeze kumbaza ati nukubera iki indirimbo zanyu tutatubona abasaza nyine bameze nka kora kwa Wizkid? Mu mutima ni nabuze icyo ngiye namusubiza kuri icyo kibazo. Nyine icyo kibazo ntago kindeba, icyo kibazo cyagombye kuba kireba nyiri indirimbo, ariko nyiri indirimbo we ni uzashaka kubyitangariza. Nanjye icyo gisubizo na n'ubu ngubu hari igihe umudirector ajya ambaza ati baduhaye 1,000,000 tugiye kuyikoresha tuyikoresha gute? Ngewe ndi umugafa ariko buriya akazi kanjye nkora akazi kanzanye. Buriya hari igihe ntagukorera ikintu bitewe n'uburyo agasuzuguro bizanyemo, urimo gusuzugura akazi kanjye
ntago uzi uburyo ndashaka kugakoramo se cyangwa se uburyo nshaka kugaguhamo, wenda ndashaka kuguha ibintu biri perfect cyane kurusha ibyo urimo gutekereza, ariko kubera ibintu urimo kumbwira uburyo uri professional ibiki urimo kumbwira nyine wanjagaraje mu bwonko, urimo kumbwira uburyo uri professional cyane wanyirasoho, uzarebe neza nanjye hari akantu mba nashyizemo, nubwo utakabona ariko uzarebe neza, uzicara ucunge neza, ushyire ubwenge kujya untekerezeho urebe ko nta kintu nashyizemo. Akazi ka buri muntu kuri tere agakora agakunze kandi agakora agashaka, ntago ari agahato. Nta muntu ubundi bajya bakoresha ku gahato mu ndirimbo, ariko habaho agasuzuguro ku ndirimbo runaka. Hari igihe banazana n'umusani akaza yibyimbije kuri sete, nta n'umuntu kuri sete akaza nihishe. Hari akantu niyo kubona kuri seti, umuhanzi kumushutinga aza yakererewe, ageze kuri seti ikimodoka cyaraturikaga bya hatari. Yarangije twari gushutinga saa moya, aza saa 3, aza yibyimbije n'ibikango byinshi n'ababounce. Ndavuga se man, twaje muri show hano, turi muri show, twaje kurya show ngaho nguko kangarukizaho. Ariko nyine abahanzi bacu b'igihugu cy'u Rwanda uburyo baremereyemo biteye n'ubwoba, ahubwo ntabwo nakagombye kuba nkorera unyiremerezaho. Wapi, ugomba kuba humble, ugomba kuba chill, kuko itara ndaza kuri none itara sinidugushyira imbere y'agahanga. Ubundi ikintu gikomera cya mbere cyubashywe cyane kuri wowe ni agahanga kawe, umutwe wawe, kandi ngewe mba mpegereye, ni ngushyiraho itara. Buriya abaye ari kukumena umutwe naba nawe ukumenye, kubera yuko nturi hafi nyine, kandi ko niyo waba uri inyuma yanjye ariko nshaka kumena nawe ukumena rwose. None ukaza wiremereje ku mutwe harimo abonze. Yego nawe kumena nawe ukomena, ariko ntabwo ari byiza mani. Umenye ko uzajya mu isanduku na runaka, akajya mu isanduku bagashyingura mu butaka, none wowe ntabwo azagushyingura mu kirere, ni mu butaka. Ugomba kuba chill, none ukamenya abantu baje gukora projet, kari abantu nkawe, then ukajya hari ukaririmba mani, tukagushutinga bikarangira, then ugataha cyangwa donc aburetse mbere yo gutaha ukwanzura abanza ukanatwishyura, ariko ntabwo wataha utatwishyuye. Hari setup zimwe nezimwe njya mbona abanza akiremereza mana, akigira igitangaza cyane, kandi ugasanga abantu akwambuye sha, ugasanga abahanze mu Rwanda bera nuko mutabizi. Hanze mu Rwanda hari umuntu umwe ngiye guhura muri Kambisi Kadukono, ndamubwira nti rero itahire, ndaza kuguha amafaranga yawe. Ahambwa ati nanjye urava hano nyishyura, ntabwo nyizese. N'ubwa mbere ngiye nereketse umuntu my certificate, writing certificate, n'ubwa mbere nari nyimweretse, ndamubwira nti this is my job, nyizera bwa nyuma. Ubwo n'ubwa kabiri nari mubwiye nyizera bwa nyuma, kuva mbikubwiye gutya nyizera nyine ndaza kugwama. Yana amafaranga yose sha 1000. Okay, aranyizera ndanamwohereza biranarangira, ariko arambwiye ati mwana, nyuma yawe natwaye umusani uzwi, noneho we wana ankoreye iby'ingagi kandi ahantu yatahaga mu bakire tu.